umuntu uri hafi yarambwiye Jangwani atangaza atitira Jangwani arishyuzwa miliyoni 4 urumva Jangwani arishyuzwa amafaranga akorera arayabara agasanga ni imyaka 10 ntago ashobora kuyapereza mutangira gusa urumva azamutangira byihorere yarishyuzwa nandese na Minadev yandi arishyuzwa miliyoni yandi ngo amwe ngo mwasinyiye murekurwa turekurwa wakora iki mwarasinyiye ngo batangiye kubahamagara yego cyayi warishyuye jewe nzagenda nishyura gake ejo nabwira ikari babahamagara utubwira ko babahamagaye nabwira ikari mbwira ikari wahamagaye boss kuta boss babiri tuzi bafite amafaranga wahamagaye umuntu bita Kadafi mu makugura imodoka 3 ugahamagara na Muvunyi Kadafi yamugura imodoka 3 ziri kuza ngo Kadafi yamuguriye rero reza ajya avuga ibintu abantu bakajya kare mubwire reka sinari kubwiye nakubwiye ngo hamagara Kadafi mubwira ngo hebyi ariko Muvunyi mubyeyi wa Paul Muvunyi guhebyi nyine buretse kusora amafaranga yari kari ntabwo abwira Kadafi turi kumwe none se kuvugana nawe bivuze ko ari wanguriye wamaza ngo nzakwitura iki umwiturire ngo nyumvire none se Karezi rikari yakuye rikari yakuye anyway sinzi yayonzi n'ayakazi na kontra na bank ariko nibyo kare ibyo uvuga niko kuri guhaye Kadafi umuntu we none se kare inama namugiriye ko bahamagara bakamwishirira uwo mwenda niwe wawuriye Kadafi miliyoni 2 Muvunyi miliyoni 2 reka ruzi ukuntu yambwiye kako umuntu ngo nkuriye reka ko umubwira ngo tuno nk'utwo dutoya niba twita duto nyine yishyura ariko twari tugarutse ku bya Jangwani APR kwe kumwishyurira kuko imuko ayikorera itamuhemba ayikorera service nziza itagira ikiguzi ikindi cya kabiri muri mobilization uvuga ngo bantu bashinzwe ubukangurambaga muri APR mwakabaye akora nawe ntari muri mudu nziza ko nushaka kuvuga ngo ubukangurambaga bwa APR bushinzwe songa mbere ngo nenge kuvuga nuriya wundi yitwa ndya musaza nawe songa mbere na yitwa nde yitwa Kabanga si bari kiri kuri standard yo kuvugira ikipe nka APR nenge ngo dushireho nimero ya Jangwani abafana bamwishyurira amafaranga ariko ubushize twayishyizeho Jangwani majara abwira ngo yagiye icyatanu cy'abanyarwanda kare na APR na rero bashaka ari iryarya kare nawe na Jangwani nabaza ntiwakize arambwira ngo bankire icyatanu bye uwereje ijana wereje ibiceri 50 wereje 5 gutyo icyatanu ega mugomba kumenya culture umuco w'ikipe buriya buri kipe igira ko iremye morphology yayo APR rero uburyo iremye si kipe y'akanyenyeri no kwikora ku mufuka umukinnyi umukozi wayo umuntu ufite ibyo ayikorera abantu bishyiramo ko afite ibyo akeneye kugira ngo akore ibyo bintu ntabwo bumva ko ari umuntu ukeneye akanyenyeri cyangwa ukeneye oya biragoye rero si uko baba bayabuze ariko nyine si ibyabo si umuco wabo mwibigisha rero umuco utari uwabo ntabwo babikora ahubwo aricyo twavuze mu byo tuzi Tony Kabanda ni umuvugizi wa APR we ko atavuga aratinya ntabwo nturisi avuga rimwe na rimwe Tony Kabanda bikwiriye kuba ari Jangwani gusa cyangwa na Tony Kabanda chamani ko avuga Tony Kabanda yavuga gute kare abayeho Tony Kabanda abana n'ingoma zo mu kwamaza match avuga Jangwani umuvugizi w'abafana sibyo mu bijyanye n'ibintu biro official bya equipe chamani arivugira sibyo chamani wa APR aravuga rwose ejo ndi yakoze interview na Leonidas na mutangazaji muri exclusive interview mu biro amakuru yose ari muri equipe yari yatanze aherutse ko interview ebyiri zikurikirana mu gihe sibyo muri sezo jo wundi mu gihe ase nk'ibyumwe 2 gusa none se ubwo umuvugizi w'ikipe yavuga iki match kuri match ndavuga match kuri match ntabwo cyamana azavuga ngo kandi avuga match za APR zose imwe ku yindi Tony Kabanda agomba kuba avuga nese yavuga iki ndakuwe ibijyanye n'abafana Jangwani arabivuga ibiro official by'ikipe umuvugizi yakavuze chamana arabyivugira none se imvune ziri mu kipe tuzibwirwa niki abatazakina abatazagira gute abo ni umuvugizi ni chamana bivuga nese namenye mbikuye ko nabivuze ejo bundi namenye mbikuye nuko erega ibintu muri APR mu miyoborere uyu munsi nuzakoze imyitozo barazandika ariko kuri ntabwo mu cyumweru oya ntabwo wabyanditse Memerdaw ntabwo nabwiye kwa gatanu ko azakora imyitozo muri iki cyumweru yabyukiye mu myitozo Memerdaw sinabwiye ko Karema yagarutse ku wa 4 nabikuye ibyo bintu nabikuye kwa navuga ko nabikuye kwa chamani direct
mu kiganiro yakoranye na mutangazaje na Leonidas oya ntabwo ari umuntu nayakuye ariko ayo makuru nayakuye kwa chairman director bidasabye ko hagira umuvugizi wa interview ariko ashobora kuba atarambwiye direct akayabwira undi muntu agahita yambwira ariko nzi umuntu bakwiriye guha mu mwanya nka Ruvuyanga nawe bakwiye kuyafite mu mwanya nicyo ngiye kuvuga Ruvuyanga icyo mvuga jewe nicyo ngiye ibyo mwambwira abasobanura gese ntabwo mbyumva umuvugizi buri match Ruvuyanga akwiriye ko umuvugizi wa APR Ruvuyanga akwiriye guca kuri Rastamani akamusabira umuvugizi none se si kono mu cyane ibintu byiza twavuze ko ndozojya kuvuga amazina siko kuri se nusiko kuri se ubu ngiye kuvugira ibintu byiza yuko Ruvuyanga ko umuvugizi wa APR ari abantu bafite akazi kamwe kandi ubona akazi yose muri APR agomba kuba Rastamani ntabwo ari uyoboye APR uyu munsi ubona akazi kose muri APR agomba kuba n'uwirukanwa ariko uheruka kumubona muri ryaro vugisha byanyabyo nk'ubu Tony agenda guza akazi na Ruvuyanga kandi Tony afite kontra Ruvuyanga nta kontra agira so yagaciye kumujyana wa Rastamani akamusabira akazi aho bari kari ariko waruvuze ngo bajya mu komitekereza umuntu ukwiriye kuvugira APR uko mbibona ufite ubushobozi ni Jangwa Tonnerega amazemo igihe kirekire Jangwa n'umugenda mu APR niyo ugiye kubivuga ngiye kuvuga ibyanjye okay bivuge Jangwa abere no kumuvugiza w'abafana biramubereye bayimuhera akazi batakamu ariko nigeza ko bakwirukamo kwa APR ifite ubushobozi bwo kumuhemba ariko umuntu ukwiye kuba umuvugizi w'ikipe kubera uburyo mvikana na hierarchy yose yoboye APR umuntu mvikana n'ubuyobozi umunyamakuru ufite experience abakwiye kumujyana mu biro bya APR akaba umuvugizi w'ikipe biro official kabone niyo byasaba ko ava mu itangazamakuru Ruvuyanga kandi ko atabyanga Ruvuyanga afite umubano mwiza na chairman afite umubano mwiza n'abayobozi ba APR bakuru b'icyubahiro bisaba guca kuri Rastamani kuko aho bagera n'abarahagera Ruvuyanga babitekerezeho so umuntu wandika ku mbuga nkoranyambaga nk'abadukuze ariko ibijyanye no kumenya amakuru APR no kuyatangaza ni number 1 Ruvuyanga mu gihugu cya Congo birakwiye nyine nibyo navugaga genekeza ko ari byo byavuga navuga ngo Tony Kabanda kugeza ubu yanditse nk'umuvugizi wa APR ariko ntago ari umurimo akora Tony Kabanda ibi tuvuga ngo match kuri match Tony akwiriye kuba hari icyo yavuze so kwandika ko kanaka ubona abakinnyi bagarutse mu myitozo umuntu umaze ibyumweru 3 yaravunitse nta muntu ubizi kugira ngo bimenye narebye video bashyize kuri YouTube ndayireba y'imyitozo mubona bari gusimbuka twatuntu bagenda basimbuka ari kumwe n'abandi nabwo nese mfata screenshot mvuga ku mbuga nkoranyambaga ariko APR ntigeze bitangaza utwakabe duhamagara umuvugizi w'ikipe tukamubaza ngo ese abakinnyi bagarutse ni bande abataragaruka ni bande kuko ntabwo nabonyemo Yunus mu myitozo muri iyo video twakabe tubaza ariko Tony Kabanda umaze umwaka atavuga aheruka hano ari kumwe na super manager hano baramubuza kuvuga uyu nabwo yaramaze igihe kinini chairman wamagaye ushobora gusanga ari mu zindi nshingano utamubona sibyo ariko ari umuntu wivaniye mu itangazamakuru kamugira umuvugizi w'ikipe spokesperson ayo makuru yose yatanga Kazungu yajyaga ayado Kazungu akiri umuvugizi yajyaga ayado Ruvuyanga bazabitekerezaho hierarchy ubuyobozi bwa APR bazabitekerezaho mu gihe umuvugizi APR rero yakinye kwa gatanu mwari muri stade abantu bari kora video yawe Karenzi na Rikari na bayingana haramwe mwicanye muri VIP mwakobokengera ngo harane mu 10 si mu 10 twishyuye amafaranga yacu ariko mwicaye mu 10 rwose 15 ari mwakobokeye abantu b'abasiniya kabisa niyo ndafashe zira videos Nerva ngasana Nerva morogo yacu Nerva nibyo yashizemo y'umweru ntabwo igaragara cyane Nerva ariko afite kamera nziza marachi mpaka bitabaho ashusha arasa neza afite kamera nziza pe so APR rero itsinda igitego hakiri kare tutekereza ko igiye kurya neza kuko igitego cyaruboneka cyabonetse hakiri kare kuri kufra ku minota 40 y'umukino mbere ko mitambere irangira kufra kabisa nziza ruboneka highlight kiboneka highlight ngiziri ya dore ngikira ahubwo yagiteretsemo magnifique yagiteretsemo